bavandimwe namwe mwese mumaze iminsi mukurikirana Dr.NIYITEGEKA Theoneste ku biganiro maze iminsi mbaha bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu magereza. Uyu munsi nanone twakomeje tureba uko byifashe mu magereza atandukanye, ariko cyane cyane gereza ya Rubavu, kuko niho maze iminsi mvuye mu minsi mikeya ndangije uburoko. Bavandimwe rero ntabatindiye, uyu munsi murimo kwibaza ibyo turi buganireho. Uyu munsi turi buganire ku bijyanye n'itumanaho. Itumanaho ririmo byinshi, harimo amatelefone, harimo amaradiyo, harimo amateleviziyo n'ibindi, uko banyiri babikoresha n'uburenganzira bafite kuri ibyo bintu. Uyu munsi rero turi buganire ku bijyanye n'ibibazo abavandimwe bagiye bambaza, cyangwa se abo twahuye bambaza muri gereza ya Rubavu ibyo bumvishe yuko abanyururu bariyo, cyane abatavuga rumwe na leta, baba barindwa na za drone. Drone ni za ndege mujya mubona mu kirere, ubudege buto butoya bukunze kugaragara mu kirere cy'iki gihugu buri mu mirimo itandukanye. Ubwo rero ndi bubabwire amashirakinyoma y'izo drone bavuga zirinda abatavuga rumwe na leta ndetse n'abandi banyururu baba muri gereza ya Rubavu. Ikindi turi buganireho nanone bijyanye n'itumanaho ni ibijyanye n'amaradiyo aziririzwa kumvwa muri gereza ya Rubavu. Ntangiye rero ku bijyanye n'amatelefone, nababwiye ko ndibabwire ku bijyanye n'amatelefone. Nta munyururu wemerewe gutunga telefone muri gereza ya Rubavu. Kera twarazitungaga tugahamagara abavandimwe igihe dushakiye nuko tubishatse, nabo bakaduhamagara tukaganira, tukavugana ku bijyanye n'amakuru dufite cyangwa abo bafite, bakatugezaho ubutumwa butandukanye. Ibyo rero ubu byararangiye, ntabwo amatelefone agikunze kugaragara muri gereza ya Rubavu. Babigenza bate rero iyo bashaka guhamagara abavandimwe babo? Muri gereza ya Rubavu ushatse guhamagara umuvandimwe we ariyandikisha, bakazamuhamagara akajya kuri telefone rusange, akajya guhamagara abavandimwe bakavugana. Buri wese rero yemerewe iminota 5 kuri telefone kugira ngo ahamagare abavandimwe. Ariko iyo minota 5 ugomba kwigurira ikarita. Ikarita igura amafaranga 250. Nanone nyakunda kuvuga nti harimo abakene benshi, ntabwo ari buri wese ubona ayo mafaranga yo kuyagura iyo karita ngo avugishe umuryango we. Usanga ari abantu benshi bibagora, batabasha kuvugana n'imiryango yabo, n'imiryango yabo ntimenye uko babayeho. 250 rero agura iyo karita ntabwo akunze kuboneka. Ugasanga umuntu amaze imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5 ataramenyesha abavandimwe uko bimeze. Ariko nanone nkuko nakunze kubivuga, rimwe na rimwe hari igihe abagira neza bagurira abadafite ubushobozi, bakabagurira amakarita yo kuvugiraho kuri telefone. Ariko nabyo nyine nimboneka rimwe, ntabwo ari ibintu bikunze kuboneka. Bishobora kumara nk'umwaka hataraboneka abagira neza batanga ubwo bufasha, kandi niyo babutanze bugarukira ku bantu bakeya cyane. Nta bantu batarenze nka 30 cyangwa 40, wenda hari n'igihe bageza muri 50. Ariko rero urumva abantu guha ubufasha abantu bangana gutyo 50 mu gihe kirekire, nabyo biteye ikibazo, kuko muri gereza abantu bakeneye ubwo bufasha ni benshi cyane, ntabwo bibageraho rero. Ibyo rero bikaba bisaba yuko nanone nongera kuzamura ijwi mvuga ngo nimurebe ukuntu mwafasha abo bantu bazajya bavugana na bene wabo, bababwira uko babayeho, bababwira uko ibibazo bafite, bizatuma umuryango nyarwanda ukomeza kwiyubaka kubera ko bazaba baganiriye. Amatorero nababwiye ko ajya afasha abantu akabagurira amakarita bakavugana.
ariko ni amatorero nyine ntabwo ari buri yose, kandi nanone bifata igihe kirekire. Ku bijyanye n'amatelefone yo kuvugiraho rero, nabwo kugira ngo bizakugereho ujye guhamagara bifata igihe kirekire nk'amezi nk'abiri, kubera ko muri gereza ya Rubavu aho mviriye ejo bundi hashize ibyumweru bigera kuri 2 twageraga amatelefone 4, amatelefone 4 agomba gufasha abantu barenze 8,000, wenda ku munsi havuga nk'abantu nka 50-60. urumva ko aya matelefone nayo ni makeya, ni make cyane cyane. Amatelefone 4 mu 8,000 kugira ngo uzagerweho rero bigufata igihe. Niba ufite n'icyo wabazaga mu muryango ugerwaho cyaramaze guta agaciro, uretse ko rimwe na rimwe umuntu afite ikibazo cyihutirwa nyine baramubanza akaba ari uvuga ujya kuri telefone bwa mbere. None nkaba nongeye gusaba abashinzwe amagereza nibarebe ukuntu bakongera amatelefone muri gereza ya Rubavu, abantu babashe kuvugana n'imiryango yabo. Ubwo rero ibyo ni ibijyanye n'amatelefone, ari byo tumanaho nababwiye ubu turi buganireho. Ariko nababwiye ko turi buganire no ku bijyanye n'amaradiyo azira akaziririzwa kuba yakumvikana muri gereza ya Rubavu. N'ubigerageje kuyumva akaba ahabwa ibihano, cyangwa n'unasabye ko aya maradiyo twajya tuyumva bajya bayumva abanyururu bafungiyeyo, narivuze ngo twajya tuyumva kandi ngenda ararikuwe, ugasanga ahubwo baramufata nkaho ari ikigarasha, bavuga ko hari ibindi agambiriye. Aya maradiyo rero adakunze kwemerwa kumvikana kuba abanyururu bayumva muri gereza ya Rubavu, harimo n'amateleviziyo, cyane cyane mvuze nka televiziyo hari yitwa TV1 mu kiganiro rirarashe cya mu gitondo. Icyo kiganiro ntabwo muri gereza ya Rubavu bemerewe kucyumva. Bavuga yuko iyo mumaze kucyumva ibintu bivugirwamo ngo bishobora kuba atari byiza ahari. Ariko nkibaza ntese kuba leta yemera ko icyo kiganiro kibaho akaba nta muntu bigeze bajyana muri gereza bamushinja kuba yavuze ibintu bibi, kuki abanyururu batemererwa kuba bakumva icyo kiganiro? Ibyo rero nanone abashinzwe uburenganzira bwa muntu bazabyigaho barebe, biga impamvu umunyururu yabuzwa kumva icyo kiganiro kuri televiziyo TV1 cyitwa rirarashe cya mu gitondo. Andi maradiyo rero abujijwe kumvikana muri iyo gereza ya Rubavu. Nta maradiyo yitwa Ijwi rya Amerika mu Kinyarwanda. Aya maradiyo nayo ntabwo yemerewe kumvikana muri gereza ya Rubavu. Impamvu rero ntabwo nzizi kuko mu gihugu aya maradiyo ubundi yaremewe, abanyagihugu abanyarwanda barayumva umunsi ku wundi. Abantu bumva rero impamvu aya maradiyo yagombye kuba abujijwe kumvikana muri gereza ya Rubavu. Ibyo nabyo birasaba ko abashinzwe uburenganzira bwa muntu bazabyigaho bakareba impamvu bakayisobanurira abanyururu. Kuko mu yandi magereza aho nabaye nta radiyo n'imwe, nta televiziyo n'imwe, televiziyo iyo ari yo yose ikorera muri iki gihugu na radiyo yose ikorera muri iki gihugu ziremewe kuba abanyururu bazumva. Ariko muri gereza ya Rubavu nyine buri gihe haba umwihariko utandukanye n'ibyo nagiye mbona mu yandi magereza. Izo radiyo zirabujijwe, n'iyo televiziyo birabujijwe kuba abanyururu babyumva muri iyo gereza. Ikindi turi buganireho uyu munsi rero ni ikijyanye n'ikibazo umuvandimwe yarambajije ati muri gereza ya Rubavu batubwiye yuko abatavuga rumwe na leta cyangwa abafunze ku buryo bwa politike barindwa na drone. Nakomeje kubabwira ko ari ka kadege gatoya kagenda mu kirere katagira umupilote. Aha rero nagira ngo basobanurire ko muri gereza ya Rubavu kimwe no mu yandi magereza haba uburinzi bw'inyuma bukorwa n'abacungagereza. Abacungagereza nibo barinda kuba umuntu yarenga imbago za gereza akinjira muri gereza, na gereza ubwayo bakayirinda
ntabwo rero ari drone ziharinze nk'uko abantu bagiye babitekereza cyangwa babibwirwa. Ariko icyo nabonye jyewe ni uko muri gereza hari imbere, hari abandi barinda imbere nabo, ariko ni abanyururu bitwa abarapide polisi. Abo rero barinda abandi bagereza ngo bataba bakurira urukuta bagacika. Bakaba ari bashinzwe umutekano w'imbere, bakaba bafite umuyobozi nawe aba ari umunyururu, akaba ari ushinzwe umutekano. Bakarinda ijoro n'umunsi kugira ngo hatagira ababa bacika. Ariko noneho ikindi gitangaje ni uko abo batavuga rumwe na leta cyangwa abafungiye bya politike bagira abantu bihariye bagomba kubarinda ijoro n'amanywa. Aho ugiye hose uba ufite abantu bagenda bumviriza ibyo uvuga, bareba ibyo ukora, bandika uwo muganira, nijoro bakaza gutanga raporo. Ba bandi babarinda rero bagera nko kuri 6 barinda umuntu umwe bagenda bumviriza ibyo avuga, bagira gute bakurikira, nibo bita drone. Baravuga ngo ni drone kuko bafite ijisho rikaze cyane, nta kibacika, n'ugutwi kumviriza rwose ikintu cyose. Iyo rero niho byaturutse bati abanyapolitiki n'abatavuga rumwe na leta barindwa na za drone. Drone bashatse kuvuga rero n'abo bana birirwa barinze abo bantu aho bagiye hose, bumviriza, bareba ibyo bakora, bandika aho baganiriye. Iyo rero ibyo nagira ngo basobanurire ku bijyanye na drone bavuga ko zirinze abatavuga rumwe na leta muri gereza ya Rubavu. Uyu munsi nanone ndagira ngo tuganire ku kibazo nabajijwe n'abantu bakurikira YouTube Niyitegeka Theoneste. Umwe yarambajije ati, nyakubahwa Dr. Niyitegeka Theoneste, kuki abantu bafunzwe mu magereza atandukanye yo mu Rwanda bakunze guhora basubira mu magereza? Harambaza ati ese ni ukuba barahishimiye cyangwa ni ukuba bahohoterwa? Aha rero ndagira ngo ntange ibisobanuro jyewe nagiye mbona igituma koko abo bantu bahora basubira mu magereza. Kuko uzasanga umuntu wagiye ufungwa 1, 2, 3 bongera kugaruka mu magereza. Biterwa n'iki rero? Akenshi hari umuntu ujya muri gereza akarangiza ibihano bye nk'uko amategeko aba yabiteganyije, ku mucamanza aba yabivuze, niba bamukatiye imyaka 5 akayirangiza, noneho agataha iwe mu rugo. Akenshi hari abagarukira bataragera no mu rugo. Muti bigenda bite rero? Akenshi iyo umuntu atashye avuye muri gereza, nka hariya nabaga Nyakiri i Rubavu, abaturuka nk'i Rusizi cyangwa ahandi kure. Uwo muntu rero uturuka i Rusizi cyangwa ahandi kure, iyo bamurekuye aba akeneye uburyo bwo kugera iwabo. Kugera i Rusizi rero uvuye i Rubavu ni hafi ibihumbi 10 birenga. Umuntu uvuye muri gereza rero nta faranga na rimwe aba afite, kandi gereza nta muntu igiha amafaranga y'urugendo. Abenshi rero bagenda n'amaguru batashye iwabo. Muri uko gutaha hari igihe agera ahantu akumva arananiwe, agasaba icumbi. Icumbi bakarimuha, mu gitondo akazinduka yongera gufata inzira. Ariko mu kugenda akumva rwose atazagerayo. Yabona ahantu haziritse agahene akavuga ati, ariko aka gahene nkafashe nkakajyana ku isoko ntabwo nabona itike yazangeza iwacu. Ubwo akaba arabikoze, akazitura ka gahene cyangwa agatama, akagashorera akajyana ku isoko. Ba nyirako nabo bakamukurikira. Akenshi ugasanga bamufatiye ku isoko, bati dufashe umujura, ya mafaranga ataranayabona. Ubwo bakaba bamujyanye kuri sitasiyo ya polisi bakamufunga. Abaribu
bagatangira kumubaza, agasobanura uko byagenze, ko yibyeho ko iyo hene cyangwa intama. Ugasanga rero wa muntu agarutse muri gereza ako kanya ataragera n'iwabo. Agaruwe n'iki? Agaruwe n'uko yagiye kuzitura ihene y'abandi, yagiye gushorera inka y'abandi, agira ngo arebe ko yakuramo amafaranga yo kuriha imodoka izamucyura imujyana iwabo i Rusizi. Nguko rero uko abantu benshi bagaruka muri gereza. Bagarukamo kubera yuko batabonye ubushobozi bwo kugera iwabo, bagatangira gushakisha amayeri yose. Hari nabo bafatira muri za gare cyangwa ahandi mu kiliziya cyangwa mu nsengero, bagiye nk'abagiye gusenga, ariko atari byo byabajyanye, ahubwo bagira ngo barebe ko babona itike izabageza aho ngaho iwabo. Ugasanga rero bakoze mu mifuka y'abavandimwe bari bari kumwe nabo, bazi ko ari abakristo cyangwa abakristu baje gusenga, bagahita babohereza rero kuri sitasiyo ya polisi bakabakorera amadosiye. Hari nanone nkaba ngira ngo mpamagariye imiryango ifite abantu bafungiye mu magereza, nibumva abantu baba bagiye gutaha, bazajye bihutira kubohereza amafaranga y'itike, bazariha imodoka kugera iwabo, kuko mwumvishe akaga benshi bahura nako. Bakamusubizamo akajya gukora indi myaka 5, yararangije 5 kubera ihene yibye, arimo gushaka itike imucyura iwabo. Ikindi nawe nasaba wenda nuko leta nayo yashyiraho uburyo bwafasha abantu badafite ubushobozi bujyanye no kugura itike ni amafaranga y'urugendo abageza iyo bakomoka. Ibyo rero leta niramuka ibikoze izaba itanze umusanzu ufatika, cyane cyane mu gutuma abo bantu bihutiraga kujya gushaka amafaranga y'urugendo mu nzira za bugufi babicikaho. Zaba ari umusanzu ukomeye cyane kugira ngo amagereza adakomeza kuzura abanyarwanda kubera ko batabonye amafaranga y'urugendo. Ikindi nanone uyu munsi undi busobanuro kijyanye n'ibyo ngibyo, cyane cyane ariko ku bijyanye n'abanyururu, hari undi muvandimwe none wambajije ati ese abanyururu iyo mutashye leta ubufasha ibaha ni ubuhe? Uyu munyururu yatashye arataha akajya mu buzima busanzwe nk'abandi banyarwanda, nta bufasha ahabwa, ahubwo ubwe nawe agomba guhita atangira kwirwanaho ashaka imirimo yamuteza imbere. Aha rero nkaba ngira ngo nsobanure yuko abanyarwanda muri gereza iyo bafunze umuntu akoresha mituweli, ariko iyo agisohoka umuryango wa gereza mituweli ye barayimwambura. Ni ukuvuga ko rero iyo amaze gutaha agomba no kwirwanaho, akagomba kuriha amafaranga yo kwivuza 100%. Ibyo rero abantu benshi ntabwo bakunze kubishobora, bikaba ari imwe mu mpamvu ngiye gusobanura ituma abantu bagaruka mu magereza. Natanze impamvu za mbere zo gushaka itike ibacyura iwabo. Impamvu ya kabiri, niyo bageze iwabo rero bakaba, kubera ko ya mituweli baba bayitwaye, iyo barwaye barembera mu ngo zabo kubera ko nta mituweli baba bafite. Mu kurembera mu ngo zabo rero abenshi bagira ibyo batangira gutekereza ukuntu bakemura ibyo bibazo. Arareba atese ndivuza gute, mvuye muri gereza nta mafaranga afite kandi ndarwaye meze nabi. Agasodo kagasindagira nijoro, akareba aho yajya gutema igitoki. Cya gitoki ntabwo ari cyo kurya, ahubwo aragira ngo arebe ko yakigurisha abone amafaranga yo kwivuza. Mu kujya kugitema rero nabwo bakaba bamufatiye mu rutoki rwa wa muntu nyiri ya sambu. Igihe amufashe nabwo rero nta mbabazi amugirira,
ahita yihutira kumujyana kuri sitasiyo ya polisi, abarimbo bagatangira akazi kabo. Murumva ko uwo muntu aba yagiye muri ibyo byo kwiba agira ngo arebe ko yarwana ku buzima bwe, kubera ko mitiweli yari afite ya leta barayimwambuye, bayimwambuye agisohoka gereza. Ageze mu rugo hashize icyumweru nawe agahita arwara akaremba akamererwa nabi. Mu kuremba akamererwa nabi rero ashakisha amayeri yose y'ukuntu yabona uko yakwivuza, akajya kwiba. Mu kujya kwiba rero bagahita bamushyira abarimbo bati mukora akazi. Murumva rero ahangaha naho ni ikindi kibazo. Nkaba nsaba abashinzwe ikiremwamuntu kureba uko umunyururu urangije ibihano bajya bamurika iyo mitiweli akayikoresha igihe gisigaye, kugeza igihe wenda bazagurira izindi nawe agatangira akagura nk'abandi bose. Ariko kuyimwambura agisohoka muri gereza bimutera ikibazo kirekire, kuko akenshi agera mu rugo akaremba. Mu kuremba ntihihangana rero ajya kwiba bikamuviramo akaga ko gusubira muri gereza. Leta rero nibyigeho irebe ko iyo mitiweli yajya ikomeza igakoreshwa na nyirayo kugeza igihe azabonera ubushobozi, cyangwa leta yemere yuko abantu basohotse muri gereza bajya bahabwa ubufasha bwo kwivuza ku babukeneye, kuko abantu bose ntabwo bashobora kubukenera kimwe, ariko hari n'ababukeneye cyane baba bameze nabi mu bushobozi, bafite ubushobozi bukeya. Abo rero nibo ndimo kuvugira cyane ko leta yabasayidira bakabasha kuba bakwivuza. Ngize impamvu rero zikomeye kandi zifatika zikunda gutuma abantu bafunzwe bakomeza kugaruka mu magereza. Iki rero kikaba ari ikibazo nari nabajijwe n'umuntu ukunda kunkurikira kuri YouTube ya Niyitegeka Theoneste, atuzatubwira impamvu abantu bageze mu magereza aribo bahora buri kanya basubirayo. Uyu munsi rero ibyo narateganyije kubaganiriza bikaba ari ibi ngibi. Murakoze, mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Dr. Niyitegeka Theoneste, umuharanizi uburenganzira bwa muntu, nkaba ndi n'umuganga. Murakoze.